neza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza ngewe ndashima Imana meze neza gripe n'inkorora biri gukira Mana byari bingeze habi ariko ubu ndashima Imana ko byarangiye no kuba abantu bose bari hafi yanjye bameze neza nshaka kumenya namwe ukuntu mumeze nk'ibisanzwe muri comment mumbwire ukuntu mumeze twibuke ya gahunda yanjye yo kuzuza abantu 200,000 ndabyifuza cyane uwo munsi Imana izanshoboze nzabimeze neza mu buryo bwose haba mu mufuka haba mu mubiri haba mu mutwe Imana izamfashe ibintu byose bizaba bimeze neza nta stress nzaba mfite bizamfasha cyane so rero nongeye kugaruka nari nihaye Mana iki kintu nkireke kanyibike kangihishe mu gake ubu tugiye gukora ji hari abantu ushobora kuyita ji hari ubwo ushobora kuyita smoothie bitewe n'ibikoroheye cyangwa nuko wenda wowe ubyumva kuko hari umuntu uba warishyizemo ko ji ari ikintu cyose abona nyine asuka kikagenda kirukanse cyangwa navuga ngo cyoroshye se kimeze nk'amazi rero hari ushobora kubona bifashemo gake ngo hoya ngo ntabwo ari ji hari abantu bigize kujya impaka ahantu narindi bari kujya impaka ngo za ji na smoothie ndabireba nkavuga se ibi bintu nanjye mbivugeho cyangwa bambaza nkababwira ni reka ndumutumirwa muri iki kiganiro cyane ndikumva ntashaka kubijyamo cyane hari ukuntu umuntu ajya impaka ku kintu atazi mu by'ukuri abizi neza mu mutima we ko icyo kintu atakizi ariko akumva arashaka kujya impaka akumva arashaka niba bagira ngo iminota yiyongere abantu babone icyo baganira ntabwo mbizi sinzi hari abantu bakunda kujya impaka kandi ku bintu badafiteho akantu na gatoya so iyi urayita ji cyangwa smoothie bitewe nawe nuko ubishaka ariko pfa kuba ari ikintu cyakugirira akamaro so mbere rero ntaranabereka ibyo ngiye gukoresha ubaye ufite umwana ushobora kuba agoranye gufata ifunguro rya mu gitondo cyangwa se kuba yafata ifunguro abyutse bitewe nuko uvuga uti na nijoro ndamugaburira nyine ukabona ni umwana w'inyanda cyangwa udakunda rimwe na rimwe shari ibintu dukorera abana bikambabaza umwana akaryama saa 8 hari ikintu bamuhaye cyo kurya yananyweye arahaze akabyuka akababyutse wenda saa 10 ukahita umukubita nanone ibintu byo kurya saa 2 za nimugoroba nabwo ukwiye kumukubita ibintu byo kurya wumva umwana uzi ko hari igihe utera umwana guhaga ibiryo akumva arabyanze mwajya mumubwira ngo agiye kurya agapanika akarira bikagenda nabi cyane rimwe na rimwe ujye uha umwana wawe umwanya niba wumva nawe ubwawe utarya buri mwanya umwana kubera iki uba wumva ko we yarya buri mwanya kandi yagera ahantu abyanga ukumva ngo wamukubita ukumva ngo wagera gute cyangwa ukavuga umwana wanjye n'inyanda ntabwo arya hari ababyeyi bamwifuza yuko abana banyu babyibuha hari ibintu byinshi ushobora guhereza umwana umubiri ukaza akabyibuha hari n'ubwo umwana aba yifitiye umubiri rwose wo kuba nta bintu byo kubyibuha mwihanganiriza sudire hafi y'umurwayi gusudira ku buryo ushobora no kumuha ibintu bingana cyangwa ugasanga ni ko angana ahubwo we ntubyakira ko ari ko angana wowe uri gushaka ko aba munini ngo abantu bajye babona ameze gutya na gutya ntabwo ari byiza gusa nimba ufite umwana w'inyanda mu kurya iyi ji ngiye gukora ushaka kuyimuha umwana akajya ku ishuri ukaba uri safe uvuga uti yavuye mu rugo hari ikintu afashe gishobora kumutindamo ntari bugire inzara n'ibiki byose rero mureke tuyitegurane nk'ubu niba ufite umwana uri kwiga ubwo bavuze ku ishuri murabizi abana banjye bagiye kwiga ushaka kuba wayimukorera akajya ku ishuri kuko ku ishuri usanga umwana hari ikintu bari bumuhe ariko baba bataramumenya neza abatarabamenyera bashaka kumuha ibintu byo kurya akanga nanjye cyane abanjye ku ishuri nta kintu baratangira kubaha ngo bemere mu buryo nyine
bakabaye baryamo. Bagenda bafite ibyo bafashe, bagerayo bakunda kunywa amazi, bakaba bafata n'ibindi, ariko mba mbizi neza ko bavuye mu rugo bahaze, niyo batagira ikintu bafata njye nta kintu baba bintwaye. Ariko bagiye gusoza kiriya cyumweru bari kwiga icya kabiri, bageze batangiye kumenyera, noneho bari kwemera n'igikoma cyo ku ishuri, babigenza biza gake gake. So ngiye kubanza gukaraba, ntabwo nari nakarabye. Aka gasabune gahumura neza, abantu mukoresha mbene zino sabune mu gukaraba intoki nakabarangira. Hari abantu bajya bakaraba intoki nk'iyo bagiye ahantu mu maresitora cyangwa mu kabari, mbere yo kurya akabanza agakaraba isabune, yarangiza yarya kumva ku biryo hariho isabune. Mumbwire niba ari uwo byabayeho muri komenti, ambabarira mbwire, ku buryo ushobora gutangira kuvuga uti ibiryo byanyu birimo isabune, ibiryo byanyu biri kunukamo isabune n'ibiki, kandi aribo babanje gukaraba isabune. Njyewe iyo ngiye kurya ntabwo nakwemera ko nkaraba isabune ngiye gufata ibiryo rwose. Noneho gusanga isabune zinahumura, igahita igenda ikaguhumurira mu biryo, ugahita wumva apeti iracitse. Kashizeho. Twagiye rero, ngiye gukoresha watermelon kumwe n'umuneke, kubera ko ntari bukore nyinshi, niyo mpamvu ngiye gukoresha imineke ibiri, nkakoresha na watermelon, ariko ntabwo nyikoresha yose. Iki cyuma mfite mw'abantu mwe kirakata, ariko ntabwo kiri mu byuma nkunda. Icyuma cyanjye kinini nakoreshaga nkunda nishimira kuba ndi kugikoresha, bagitemesheje ibisheke kiravunika. Ubu ngubu ndi mu bantu bakeneye kugura icyuma n'ibindi bikoresho byinshi bijyanye n'ibyo mu gikoni, bitewe n'uko hari ibintu nshaka kujya mbasangiza bimeze neza, biryoshye, biryoheye amaso n'igifu. Buriya mana y'isi n'ijoro, iki cyuma we kirankoresha tize za danje. Iki cyuma kirajenanye, urebye nabi kakujomba cyangwa kakagukata. Sinazanye ikintu kindi hafi yanjye, ubu ngiye kwifashisha. Ni byiza cyane ko umuntu akata utuntu dutoya kugira ngo yorohereze blender. Nkunda kubivuga, iyo blender uyifata ukayishyiramo ibintu bigize bikomeye, nta minsi ushobora kuyimarana. Ruriya rwembe rupfa ubusa. Mfite hano udukoresho twa blender twinshi, twa blender nagiye ntunga, zimwe bakazimena, izindi nzembe zigapfa. Nzembe nimba byo mvuze ari byo simbizi, ariko urwembe rwa blender nyine ntaramenya uko rufatwa, niko nabigenzaga nanjye. Napfaga kwishyiriramo n'iyo byaba bingana n'ibijumba, numvaga ruriya rwembe ruba rurenze nta kibazo, ariko byangiza blender. Iyi watermelon rero imeze nk'aho idashimishije, idafite isukari nyinshi. Ikindi ushobora kuba waguze watermelon, mvuze blender mvuze watermelon we, ko numva mvuze ngo blender nta sukari ifite. Ushobora kuba waguze watermelon ugasanga wenda irimo isukari nkeya, nyine ntabwo wayinywera. Ubundi ji ya watermelon ntabwo aba ari ngombwa kongeramo isukari,
ariko ushobora kugura ugasanga ntabwo imeze neza, ushobora kuyikora warangiza ukongeramo isukari. Ikindi ushobora gukora watermelon utari buyiheho umwana, ugashyiramo indimu, ushobora gushyiramo ibindi nzabibabwira ndi no kubikora murebe ukuntu biryoha. Hari igihe ubwira umuntu ibintu nyine kubera ko atari kubireba ukumva nta njyana byaba bifite, ariko biraryoha muri ji ya watermelon gushyiramo indimu umwana atari buyinyweho. Njyewe abana iyo nzi ko ibyo bintu ngiye gukora bagomba kuza kubifataho, hari ibintu bimwe na bimwe nirinda, nkabura hari nk'ibiryo nteka ngashyiramo aka black pepper kandi abana banjye bakabiryaho, pfa kuba nashyizemo gake rwose barabirya bakumva nabo bakumva uturungo. N'ipilawu barayirya. Muzarebe nushaka gupima umwana wahaze ibiryo uhora umuha, uzafate ibiryo wowe wariye ubimuheho, urebe uburyo abirya, urebe nimba abirya nka kwa kundi arya ibyo agorana. Sheri, hari igihe abirya ukibaza se ntabwo yari yariye. Akenshi uba usanga rero uburyo mumutekeramo yarabihaje, niyo mpamvu biba ari byiza rimwe na rimwe gushyiramo uturungo dukeya mu biryo by'abana. Ibirungo byinshi ntabwo aba ari byiza, bibe no ku bantu bakuru. Hari abo bigwa nabi bikagenda nabi cyane pe. Ariko ibirungo mu biryo biba bikenewe. Watermelon mwabonye ukuntu ibaye nyinshi, ntabwo ndi buburendinge bicyuzuye kuriya, nuko ndimo kugira ngo nyikate birangire ntibijye kunsubiza inyuma. Ndabanza nyigabanye ubundi tubone kuburendinga twashyizemo n'umuneke. Iyi watermelon mfite impungenge ko ishobora kuba itarimo isukari ihagije, kandi sinifuza kuza gushyiramo indi ngewe. Uko byagenda kose ko ndi bushyiremo umuneke ndafatiraho, uko yaba imeze kose, waba urura meloni we, waba uryoshye biragusha. Ndakomerezaho kuriya ntabyo kongeramo isukari. Tugiye gushyiramo umuneke. Iyi mineke rero ngiye irancanga, ni iki gituma ihita imera gutya? Kandi nari nayiguze idahiye pe, nari naguzemo imyinshi idahiye n'ihiye kugira ngo ntihite igira uruhu rubi, kandi inyuma hahita hamera nabi, mo imbere hameze neza. Nka ba bantu njya mbona abapositinga abandi bakabagira nk'imineke ngo imbere ngo inyuma ukabona ari mubi. Nimba bari icyo baba bagendeyeho bamenya abeza n'ababi, ngo imbere ugasanga ameze neza nk'uyu muneke uri hano. Hari igihe rero buriya umuntu uba ubona ari mubi wowe uko ureba ku isura, n'umutima ari uko. N'igihe uba ubona ari mwiza uko umureba ku isura, n'umutima ari uko. Biriya bintu byo kwita wumva ngo barasa shanga uko asa ku isura ngo ukagize ngo niko ameze ku mutima, ni ukuri hari igihe biba bishoboka. Abantu mujye mureka dutekerereze bagenzi bacu ibyiza mu gihe nta bibi baradukorera. Sibyo? Simbahaye inama y'umunsi. Mu gihe umuntu nta kibi aragukorera cyangwa umubona arimo aragikorera undi nyine ubone ko ari kibi, ntukavuge ko ari mubi ngo ugendere mu kigare cy'abandi bantu.
sasa rero ubu twagiye kuburendinga. Nyuma ya watermelon n'umuneke nta kindi kintu ndashyiramo, ariko ngiye gushyiramo amazi make cyane. Tugiye gucishamo ikiyiko. Nayipakiriye niyo mpamvu irimo gukora gutyo. Ndi kubona rero ndi buzigabanye. Kugira bitazakubaho nk'uku kwanjye, ushobora kubanza ukaburendinga watermelon nkeya, ugahita ubona kujyamo imineke cyangwa izindi watermelon. Abibonye yari yananiwe, nayinanije pe, kugira bitazakurya umwanya rwose uzabikore kuriya, wabanje gushyiramo nkeya ugende wongeramo nyuma. Murebe ukuntu biri buhite byihuta, bitari bwongere kuba nka mbere. Ni nk'ako kanya. Kwisha amaneno, hari abantu bakunda ji nk'izi ngizi ariko bumva ari nazo bakwinywera mu buzima bwabo buhoraho, ariko ikintu cya mbere banga ari akazi ko kuyungurura nk'aka ngiyemo. Nanjye ntababeshye ntabwo mbikunda, bintera ubunebwe, bishobora gutuma mara igihe nayinyweye rwose, kubera kumva nyine akanya ngiye gufata nkajya gukora ibi n'ibi, nkumva ni karekare pe. Ni byiza gukoresha gutya. Njyewe ubundi najya nkoresha kano, ugasanga hari utuntu twasigayemo, ariko Asumani yanyunguye igitekerezo cyo kuba umuntu yabikora gutya, ko bihita byihuta, ko akayunguruzo ko hejuru n'ako hasi ntabwo intuza zazo biba bingana. Hariho amaburenda meza shawa nziza ugira ushyiramo bikaza byaniyunguruye ugahita wiyumwira. Ndi kubona ariyo ngomba kugura kuko
nahaze kunywa ji z'inkorano, narabihaze pe. Ngiye kuyungurura rero ntabarambira, ni gutya ndi bubiyungurure, nta bundi bwenge, nta n'ibindi bintu birenze ndi buzanemo. Turasubira mu kanya. Nanze gusoza kuyungurura ntaberetse ukuntu ka kayunguruzo ka kabiri kamfashije. Ireba akambere ni kano, n'ibyo nashyiragamo ni ibi ngibi, n'ibyazagamo ni ibi. Urabona ko hakirimo na za mbuto za watermelon nini zigaragara. Nabikunze cyane, niyo mpamvu nifuje kubibereka. Ushobora kuba udafite iriya blender ihita iyungurura, bimwe bikajya ku ruhande, umutobe ukaza ukwawo. Wabikora nk'uku kwanjye. Hakaba n'ibi, kandi niba urabona ko nyine ni nabyo navuga ko atari ibyo umuntu agomba kuba yanywa, nubwo ushobora kuba wakwigirira ubunebwe ukabitereka bikicayura bikajya hasi, ariko mu gihe wenda ufite nk'umushyitsi udashaka ko bakunyuzamo ijisho rya danje, wabikora nk'uku, ji ikaza imeze neza. Murebe, ukuri ni byiza. Ubundi nakoreshaga buri kayunguruzo ukwako, nyine nkagakoresha aho bimfatiye akaba ariko nkoresha, ariko ntatekereje kudufatanya ari tubiri. Soje banze nkureho bino, ubundi nze twisukire ji yacu tunywe. Bagiye dusuke rero. Nazanye kano kabirikira kubera ino boro murabona ukuntu iteye, nshobora gusuka bikameneka. Rebe, nta bintu by'ibinuza bisigayemo, byose byashizemo. Rero iyi ngiyi kubera ko ari njyewe ugiye kuyinywa, kandi njyewe buriya ntabwo nkunda ibintu bidakonje. Ubwo iyo bidashyushye cyane biba bigomba no kuba bikonje cyane. Dushyiramo zino barafu, bazishyiramo zose. Muri kubona ko ifashemo ukuntu gakeya, irafashemo ukubora ukuntu. Mwabonye ukuntu dukoze ji nziza kandi yoroshye, ushobora gukoresha cyane cyane ku mwana w'inyanda, akaba yaba afashe ifunguro ryuzuye kandi rimeze neza. Hari byinshi cyane nzi byamfashije ku bana banjye, ku bantu babazi muzi ukuntu bangana, turetse kuba mubareba gutya kuri kamera, ariko mu buzima busanzwe ku babazi bazi ukuntu bangana. Ni abana si banini cyane, ariko ni n'abana nyine ubona ko bafite umubiri. Kurera, kumenya ibintu ugaburira umwana ntabwo aba ari ikintu cyoroshye, biba bisaba kubyitondera kandi ukamuha ibintu bifitiye umumaro umubiri we. Iyi ji rero ntabwo wayikorera umwana gusa, nawe ushobora kuyikorera ukayinywa. Ushobora kuyishyira udashyiramo umuneke, ugashyiramo indimu nk'uko nabibabwiye. Hari utudekorasiyo twinshi umuntu ashyiramo ukabona birasa neza cyane, ariko mu gihe hari umwana ntabwo nakugira inama yo gushyiramo indimu. Indimu rwose nta kiba igiye kumumarira. Washyiramo umuneke,
abaye ari umwana ukunda ibintu biryohereye cyane wakongeramo n'amabiswi. Hari amabiswi nzabereka ushobora gushyira mu bintu byo kunywa by'umwana baba we akaba ameze neza ahaze. Hari igihe uba ufite umutantine mu rugo umwana yamenyereye nyine bibereye abashuti ku buryo kumugaburira bimugora, bigasaba ko uba uhari. Rero hari igihe bisaba ngo reka ndebe ikintu umuha cyihuta kiri bumufashe nkagaruka dukomeza ibindi. Ibyo bintu rero hari umunsi Imana ishoboze nzakora nka videwo imwe harimo nk'ibintu bigera muri 5 bishobora kugufasha kandi bitinda mu nda, hamwe uba ugenda ukumva umeze neza, cyane cyane ku mwana. Ariko kuri ibyo ngibyo ndi kuvuga ku bantu bakuru ho ibyanyu nabyo biri ku ruhande, akenshi uba usanga bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane rero abantu mwese mwarebye iyi no videwo yanjye, ndabakunda. Imana ibamere umugisha, ko sinagenda ntabanje kumva ukuntu bimeze. Isukari niyo, isukari niyo ugiye kongeramo byaba ari kwa kundi umuntu akunda isukari nyinshi. Mwakoze rero, ndabakunda. Muhamagare 079 20 36 510 muri Sunroot babahe product yamfashije kuba ngana gutya, n'izindi nyinshi zagiye zifasha byinshi navugira aha ngaha. Muri Sunroot product zabo ni ibimera, ntimukagire impungenge ngo hari ibibazo byabatera ngo ibiki n'ibiki. Ndabakunda cyane rero, bye.